Tubaha ikaze kumwe nanjye Dani, iyo ni Crazy imwe. Tugiye ku mateka ya mutagatifu Cleophas wa Hoimana. Cleophas ni umwe mu bigishwa ba Yezu yahuye nabo ku nzira igana Emawusi igihe bo bari bavuye Yerusalemu ku cyumweru cy'izuka rya Nyagasani. Aba bigishwa bombi ntibamumenye mbere na mbere, yabanje kubasobanurira impamvu y'ibabara n'urupfu bya Kristo, nyuma basobanurira ko Kristo agomba kuzuka mu bapfuye. Ariko igihe basobanuriraga babaga bijimye mu maso, hari ibyo batashoboraga kumva neza mu bwenge bwabo. Bageze ku icumbi baramwinginga ngo agumane nabo. Igihe bari ku meza, Yezu amaze kumanyura umugati yahinduye umubiri we, barahumutse baramumenya, ariko ako kanya ahita azimira. Nabo rero bahise basubira Yerusalemu kubwira intumwa ko babonye Nyagasani, ubwo tubisanga mu Ivanjiri ya Luka 24:13-35. Icyo kimenyetso cy'imanyura ry'umugati kandi cyabahumuye amaso, kinavana umwijima mu bwenge bwabo. Mutagatifu Yeronimo avuga ko Cleophas yabyaye Mariya umugore wa Clopas. Uyu Mariya akaba ari we witwaga Yakobe, ukunda kuvugwa ari kumwe na Mariya Madalena aje gusiga imibavu umurambo wa Yezu. Akavugwa kandi muri ba bagore batagatifu bakurikiraga Yezu. Abo rero mu Ivanjiri bitwa abavandimwe ba Yezu, mu by'ukuri bari babyara. Cleophas rero niwe wabwiye Nyagasani ko ari we wenyine utuye Yerusalemu utaramenya ibyabaye kuri Yezu. Icyo gihe ntiyamenye ko ari Yezu ubwo abwira. Igihe Yezu yabasobanuriraga amabanga y'ububabare n'urupfu n'izuka bye, umutima wa Cleophas nawo wagurumanaga ikibatsi cy'urukundo rw'ibyanditswe bitagatifu. Yarashakaga kugenda akunda Kristo. Mu nyandiko ya Eusebio Kayizariya yanditse agendeye ku byavuzwe n'uwitwa Jasibe, umwanditsi uzwi wavukiye Yerusalemu, akaba yarabaye hagati y'ijana 15 n'ijana 80. Avuga ko Cleophas yaba yaravukanaga na Yosefu umugabo wa Bikira Mariya. Ibi bikaba byumvikana ko yari se wabo wa Yezu, hakurikijwe uko abantu babibonaga. Mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10:3, Yohani umutwe wa 19:25, Cleophas bamwitiranyaga na Clopas na Alufeyi se wa Yakobo muto, intumwa. Bavuga ko Abayahudi bamwiciye imbere y'umuryango w'inzu yasangiriyemo na Nyagasani kuri uwo mugoroba w'izuka rya Kristo. Yishwe atewe amabuye amaze guhamya ko Yezu ari we Kristo wahanuwe n'abahanuzi. Bageka ko kandi uriya mwigishwa wundi utaravuzwe izina wari kumwe na Cleophas yari umuhungu we Simewoni, akaba yari mwene se wa Yezu. Uyu Simewoni akaba ari we wasimbuye Yakobo intumwa ku butware bwo kuyobora Kiliziya ya Yerusalemu mu mwaka 73, igihe ingoro ya Yerusalemu yari imaze gusenywa. Kiliziya Gatolika yizihiza mutagatifu Cleophas ku itariki 25 Nzeri. Mutagatifu Cleophas udusabire.